Ndenda gahinzi nunza gati niyo mama bana sikoresha gatoki. Ugiye kumbwira akakantu mu cyongereza ntago mbizi. Akaka. Ntago mbizi. I don't know. We ntabyizi reka turebe ababizi. Like hi. Hello. How are you? I'm good. What's your name? Christopher. First of all, what's your name? Chris. I miss dollars. I want to talk about dollars. Can I have like a dollar? And I want to talk about dollars. Like, Dollars? Yeah, dollars. I miss dollars. Me too. You too. You go no movie job. We need a play no movie job. Which country is he? Hey. Sir. Oh, sorry for disturbing your mind. But we are here in the Which country are you from? But Which country are you from? hey. Yeah. Why do you like beautiful Rwandese girls? That man said that. Not me. Because they're beautiful. Yeah, Rwanda is beautiful. You're from which country? Sweden. She is from Sweden. Yes, Sweden. Abantu basokanye n'abahungu bo mu Rwanda mwa bakobwa mufite ibibazo. Uyu nguyu yasokanye na one from Sweden. Uriya seti nanze kuvuga ko umusaza wa Shadebo kuko niwe murasi imbogo nyine tuzi mu buzima. Na Aria Cool. Mu guki Trace Award warayibonye nyine. Trace Award nayo nyirimo. Imbogo zabayemo warazibonye cyane zikomeye. Ngo ngwiki Trace Award wenda reka abantu muzi ko mwabonye Trace Award amashyi hejuru niba mwarayibonye no kuri televiziyo mukaba mwarayibonye amashyi kugira ngo babwire imbogo zari zirimo. Trace Award zihari imbogo bro. Ngwiki Aria Cool first of all niwe babanje araza ari imbere. Hello guys. This is Kigali Mass Babes. We want to see how much our fans here. Yeah. Imbogera irasaba abantu nyine. Navuga biriya bintu niyo bihereza nka Shadebo. Shadebo buri yarasimbogo narwo twari gutera ku manteri ko cyangwa tubimenyereye. Cyane Shadebo rabize muri press conference ya Trace. Shadebo baramubajije. What are the benefits that are you going to have as Rwandese in this an amazing event that is going to happen in Rwanda? First of all, peoples of Rwanda we are so development. Abantu banga nacyongereza bazi ko mbona badaseka tubajyemo reka tubabaze nacyongereza bazi reka duhere kuri uyu nguyu wicanye n'abazungu ugiye gusubiramo why is she so shy? Why is she so shy? Why is she so shy? Why for that? Why for that? Why is she so shy? Let's go. Why is she so shy? Wow, you are from Canada. Reka turebe noneho muri Cyohoha. From Musanze. Reka turebe muri Cyohoha. Why is so shy? Why is she so shy? Umuntu uzi icyongereza hano wiyaminiye agiye kumuhereza miliyoni y'amanyarwanda. Ninde uri tayari? Uzi icyongereza byatari wumva yiyaminiye. Oya wibaza ikibazo mbere deni baragusubiza nyuma. Reka mbaze uno mugabo. Uzi icyongereza? Ntabwo yakibara. Yes sir. Ugiye kumbwira akakantu mu cyongereza ntago mbizi. Akaka. Ntago mbizi. I don't know. We ntabyizi reka turebe ababizi. Abandi babizi. Ababizi reka mbashake nawe twagiye mbwira ntago mbizi mu cyongereza my brother. I don't know. Yawe ntabyizi nshaka ubizi ari he? Cyongereza bazi bro. Kisha ntago bizi. Uyu umuntu bita Sangarya. Uyu mukobwa bita uyu mushyashya bamwita nde.
umushyashya wa teresese cyangwa umushyashya ka gakobwa keza ukuntu kayoborwa na bandera sinzi imbogo karashe muri Tracy ariko na Bruce Melody buriya ariko Tracy banza ari ubwa mbere wigiyemo kubera icyo ari kuvuga burya imbogo zarashwe kandi byaragaragara na Bruce Melody yarashihe first of all Bruce Melody yarashe na Coke Studio Coke Studio urabizi ko Bruce Melody yita ikinya mu kinya urabizi abanzi bakazi then bamukoresha Bruce Melody your song boosted to the extent where people promise that song yet they don't know twajyanga tumenye what is ikinya explain for us Bruce Melody yarahanze ikinya ikinya injection birangira manager asobanuriraho gake ndabona ibintu bisa nkaho biragoranye cyongereza Bruce Melody n'umunyambuga atana nuza barije imyaka yose award se Shadi, how old are you? Nyababwiye I'm second years old yarayirashe imbogo rwose byabayeho ahubwo ari ikindi kintu nabonye buriya abahanzi bakora icyo bita shout out ni ukuvuga muri abafana mwaje kutureba dukakora shout out tukabahereza imyenda tukabaha ingofero dushyiramo indirimbo y'Amarika DJ tubereke ukuntu abahanzi like imagine is a Chris Brown mu mama kinga Chris Brown winjiye stage n'umubyinnyi put the song yeah Chris Brown yeah Chris Brown in the house ladies and gentlemen, are you ready for Chris Brown? This guy yagwamagara nko mu gasikata nyine sibara mukodesha inyakira nk'umunyamusanze bro it's Chris Brown Jamon motherfucker asama akajya kamura okay welcome me like I motherfucker in the show oya n'abanyamerika ariko bavuga Chris Brown you know Chris Brown the house okay welcome me like Chris Brown man Chris Brown in the building Jamon he been from a lot of shows put your for the motherfucker all the way from Jamon DJ Plo ntacyo yitaye kandi n'amadolari abafana barabahereza shout out take my phone ni brage mwidutwara ingofero muzanana turi abakene ntabwo ari Chris Brown uri hano ariko tugiye mu Rwanda mu Rwanda rero wamagare nde abahanzi bo mu Rwanda baba bakeneye ibikoresho byabo babana bikodesheje kuzabikoresha mu bindi bitaro reka twakire urugero reka twakire nka Bulldog waya se first of all wa Bulldog banza witonde mbere yuko Bulldog aza kuri stage niba babanyweye ibiki bakigira nkaho nta bafana barimo Bulldog araza kuri stage muri yeko nababona kandi ari yanjye Bulldog Jamon are you ready for Bulldog abantu bamwiteguye muri Bulldog stage from Nyamirambo amashyimeshi muri Bulldog aho kugira ngo babine abafana barabikeneye kwigisha twagiye baba zikeneye ku yindi show ngo iki baba zikeneye ku yindi show
So guys, mumeze mute? Hari akantu mu Rwanda hano tujya tugira reko show uburyo tugitangira kajyanye n'imisuhuzanya gusuhuzanya greetings ibyo turabinenga pe mu Rwanda pe bibaho niba uzi ko ufite nyogokuru ukaba uzi ko akujya ko ino nsuhuzanyo jya umubwira agabanya igikamba abakecuru bararondogora mu Rwanda niho hantu ushobora kuza arangiza umukecuru akakubwira murongo 700 kandi wazimubwiye cyane tuvuga urugero uriwe waje ndi nyogokuru wawe wansuye wambwiye ko bose mu rugo baraho uraje sanga uvuye hariya deni muri hano ubwo turatangiye muraho neza muraho mwana wanjye muraho papa araho ameze neza mama araho ameze neza mu rugo barabona amahoro bameze neza kariho mu nzu murakoze ukaza ukicara yego wambwiye ko bose baraho mu rugo bari baraho bameze neza papa araho ameze neza mama araho ameze neza hano hari kamukaru akakuzanira kugira ngo byarangiye n'akane kibarya aha ngo mwari tumeze neza papa araho na mama araho yewe natwe twari turaho wagira ngo ndabimubajije babazi ibintu byinshi ariko n'amaniga the same thing iniga nibo bantu bashobora gutera cyese nka 700 kandi muhagararanye muri swasimu abahanyweye urumogi muri zitse musaza salama bro nanjye man para ibintu ukora nanjye bro nese man sita ndamwemera bana sante kabisa nese man Knowless happy naraburije amanigazi niba uzi kuri ndi gutera abacensi menya ko nkuru mu nyamuneka iniga izagutera indika kuzana sababu se oya iniga izagutera indi hamagara hano sheri yose kandi sababu niba wundi wagwereye mu migina sinashimye hako sheri wagiye ureka urashaka iki sheri uzi ko waneye inda wayikuyemo se no kwesha nyereje n'amafaranga y'indezi ngangaye na miliyoni ebyiri ugiye kubyara imbogo ugiye kubyara impyisi wallahi ko badaseka se ikindi kintu gihari ntabwo bari guseka ariko buri abantu bari guseke kibitera Joshua ushobora kuba muganiriza uriya muntu uriya agenda umuganiriza come here he got some words. Come here, you guys. Any word that you need to mention out? Rachid. Wangwichi, shit sijamite kweli. Anything you need to say? Yeah, we're happy to be here and you guys, and then we're happy to see you guys over here. Why are you gay? yaje muri show wagiye wasanzwe ashobora kubazi ko aje kureba match ya Kiyovu na Luzana. What brought you here? Ariko maybe this guy is a superstar. I know him somewhere. Bro, do you play pornography? I know you somewhere. You are a star. Yeah. I want you, man. You are good, man. How do you know him? This one is a star. Especially in bed. When he's moving like this. Some of the guys here do go on Google. Tell them his name, then we can maybe he can find some customers here, maybe. Bro, your name is Chris. Chris is here. Hey, Chris is here. Hey, Chris is here. You are pornographers. Why do you play porn? Why kweli tumudakunda Jesus? Uvuga mu Cyongereza, uvuga mu Cyongereza senti baragutegereje. Why don't you like Jesus like me? Jesus my savior. Okay. How? Let me ask you a question. How did you like with this girl? Did you She's my fucking wife. It's your wife? Yeah. How did you meet? Because you are from Congo, she's from Germany.
How comes Congo, How Germany? did you date her? Tell us. Especially in Jukas. How did you meet her, Jukas, and becomes Okay, first tell us the first Bro, we performance need that you made experience. with her. We like you, I like you. Sorry for that. When you jokes. Bro, how did you, like, move it? Tell us. Because, you know, Love is blind. love is blind. Who is blind between you and him? You and how is blind. You guys, we have to be, tugomba kuba abanyakuri. So turagira ngo tumenye kuko hari uburyo tugenda tukaba aba diaspora tukajya hanze tutabizi uburyo twagezeyo. Tera umutima wawe witanga mu cyongereza seti. The mess umutoma ninde wawudusobanurira uyu muntu arawuzi umutoma bawita mu cyimo cyongereza umutomasi ndakanyawo mutoma. Okay, what is the which sentimental word did you No, we are good in English. We started at Green Hills. Don't disturb our mind. Bro, receive his message. No, your message. Yeah. Your message. Okay, uruvuga ikinyarwanda mani banza tubwire niba uvuga ikinyarwanda. Akajambo wakoresheje cyane kugira ngo uteye tuno muzungu nakaye. First, ntabwo yitwa umuzungu yitwa Leoni. Leoni, we are sorry for that. Akajambo kambere wamuteye kugira ngo akumve neza nakaye. Ndagukunda. Ndagukunda. Ask her. Ndagukunda just Do you know, the guy do you know, just said I love you, then you know the accept meaning it. of You have to you have to you mean you didn't do anything. Tell us. Bro, How long have you been in love? bro, don't disturb the couple. now 2 years, right? Two and a half. 2 years. 2 years monago igikorwa cyari cyabaseti. Ni ibiki baba batubwira ari. Mukanyonga nguyu abana na Rutikanga bamaranya ukwezi kumwe bamaze. Before we go your jokes. Hano dufite inzoga bita flow. Jiji shizo jiji. Jizisha, sorry. Nako ibe cyangwa mubaze kuko bimeze. Jiji shizo jiji. Ogwiki. Akinzoga iva muri telemusi. Ndayikarabase. Ahubwo mvuga. Inzoga iva muri telemusi. Reka tuba tubyumva. Aho yatwara tubere asiseti ziriho muri tuzitanga. Tuzitanga ubundi ziriho. Ninde wiyaminiya kuri jiji shizo jiji? Jiji shizo jiji. Inzoga ni nk'amazi yo koga. Aha, twagiye kuwa mbere. N'ikote wambaye ukabona iko tsipa kandi wasanga nawe utakabwira abana bawe kuki wamenyezero mu ishuri kandi nawe papa wawe. Uyu nguyu ari he? Uyu nguyu uvuga yaje muri reka tumwegere. Aha. Twumva uko bimeze. Twagiye. Jiji shizo jiji. Jiji shizo jiji. Mama amashinyamuneka. Seti. Itukaza na kokanu tujye na hano inyuma. Jijisha abo Izo jiji. Bite papa. Fresh bro. Jiji shizo jiji. Kurya none si cyane. urwambaro rw'umuntu kurya benzi kugikwana. Ibintu bizi mu buryo. Aze tupanye no kumukamera mwana wetu. Bagiye kuri uyu nguyu bimeze bite? Amakuru bakwita nde? Ibax. Jiji shizo njiji. Max zagenda. Ciao, dukuri wamwe kuva kare pe. Seti. Tujye kurya nyuma. Sha. Ifirishwe ishu. Ifirishwe ifi. Ifirishwe ishu. Ifirishwe ishu. Twagiye. Ari yewe yaminiya. Aye aho ngaho. Yaman, what's up man? How are you doing? How do you make it?
uyu ntabwo ari uyu bakoresheje isangahe tu connais les français comment t'appelles-tu monsieur Kilomètre aha ifirishwishu niko ntabwo ari kuvuga ni wow ese iyo uri kubagurira namwe murasamuka ifirishwishu ijambo riracyakomeza ifirishwishu ishirishwa ifi ifirishwishu ishirishwa ifi amazina y'amerika abaye mwimuzanire undariye ubundi bari kureba hano cyane nawe yagiye amakuru bakwita Sifa how are you aha nishimiye kuba ndi hano imbere yawe ifirishwishu ifirishwishu okay tukarangize neza ifirishwishu ishirishwa ifi Ngomiki ongera usubiremo ifirishwishu ishirishwa ifi ifirishwishu Ngomiki ishu irishwa ifi bivuge neza neza itonde babikoze neza none bivuge byose birangije undariye avuge cyane bimeze bite ifirishwishu wangwiki sete muzi igifaransa muganirize uzambaze njye wize igifaransa nigeze kugenda ndavuga ati barakwisha ahubwo ari wowe ngo baza bakeka abajura yari yambaye umupira wa Dubai nahise nawe kuva uwo munsi narangirije mu wa 4 segonderi mitangura komedi ndimwe ngewe ahubwo mbaza icyo nizeho bakitaga TI college mbaza ubusobanuro bwacyo bivuga turi mu gihombo integrated abanyeshuri baje bazi ko ari ikigo cya TI iwaje mu Rwanda hano hari abana baba barize neza njye tuvuga uzi ikigo nizeho truthfully speaking ushobora kuba uzi ino story ariko it happened nagiye ku kigo bigishaga icyongereza and then umwana twari twicaranye nyine yari akiza arakubagana akubaganye umwarimu aravuga who was shouting over there ninde wari uri gusakuza ninde wari uri kuvuga ndangije kubera ko njye nacyongereza nari nzi mbaza umwana twari turi kumwe buriya mwarimu ari kubaza iki arimo arabaza ngo abanyeshuri baje bashyashya ni bande nibamanike ukuboko nahise manika yampaye nka yarakubiswe urabona kuko nabonye hano wenda icyongereza gishobora kuba ari kiri hasi y'umuntu ariko there is a third that happened ari situation zabaga muri international danger izina buriya bakomediye dukora story zabayeho hari story yigeze kumbaho urabona ukuntu muba muri dorotwari noneho ari ukuntu wabaga bakaruse ndakaruta njya kuryama ngiye kuryama ari ukuntu master wabaga uzi igihe ari buzire headmaster yego ukavuga ati headmaster aza kuwa 3 no kuwa 5 sasa nakaruse ari kuwa 2 headmaster aza kuwa 2 uzi ibintu byabaye ni ibiki dorotwari y'abahungu yari yajyanye na toilette y'ikigo noneho ngira imana ndamukwepa gutya headmaster njya muri toilette headmaster bayambonye ahagarara hanze ya toilette aravuga ati sha icyo nicyo gihano gumamo nagumyemo indi rabyimba maramo isaha headmaster yigendera nyuma y'umunsi uzibwira ngo ni umuntu wakuye nyuma y'umunsi ibintu byabayeho nasubiye muri class yanjye niga muri 6e ni ibintu bisanzwe gusura ni ibintu bisanzwe nira ntuza ni ukuvuga ibintu byose byo mu kigo nari mbifite mu nda nari nsigaye nkubita umusuzi nkakubita ngo no imana wo mu wa kabiri ngakubita kandi ngo ni munini ngo natagikombe kinini cyo mu wa gatanu ubiti ni bapyu ngo no wa directeur bro yari danje urabivuga yari danje hano arabize Kagarama Academy Kagarama ya Kicukiro
Kagarama hari umuntu yari nuza yari nka pastor nyine mu rusengero rwo mu kigo. Pastor ni ukuvuga ngo iyo bagusangaga muri dometri nyine wasigayeyo ni sansipe nyine barakwirukanaga. Noneho yagumyemo yajya kwiga agumamo agumyemo nka saa 3 abantu basa nkaho bakingura urugi babizi nyine muri yagiye munsi y'igitanda ubusa naked kandi iyo mbyutse mu gitondo cya kare Yakobo bameze gutya. Yakobo ninde niso ndashaka tumenye kuvuga kugira ngo ndikwereke neza Yakobo yari ameze atya. Okay. Ni ukuvuga we agiyemo yari azi ko ari abayobozi baje azi ko bari bumwirukane. Wumbe polisi yari ije gusaka ibiyobyabwenge nyine yazanye n'imbwa zabo za polisi imbwa zikoreshwa n'abapolisi n'abapolisi ukuvuga ngo ntibigeze baninjiramo bohereje n'imbwa nawe imagine uri munsi y'igitanda umeze gutya wakomeza ati urabizi ko iri kundi rote ariko nawe ashobora kuba akundira arayikunda Boy yavugije yavugije induru bahita banamwohereza n'imbabazi bitewe n'uburyo yasakoje mani ni stories nyinshi zagendaga ziba mu ishuri. Can we welcome the first comedian? Let us vanish twite twakira abakomediye let us vanish and put it and Google. Hano bari abantu bari class basohotse kuva hanze kandi kazaza bakoresha let's get the show on the road. Nigera let us kick it. Let us vanish. Let's kick off the show with the first comedian. Ladies and gentlemen, uyu munsi turi kumwe n'abakomediye bakomeye cyane turahari. Ntabwo turatangira brag turacyari muri intro. Turi kumwe na Joshua nanjye Seti. Mukanya turakira Rusine dufite Kevin Kade. Iyo mubonye midogo mele ko wena Musa nisema. Tukaba watch sama comedy dukomeze turi kumwe na Kila ukeneye matara nziza. Na sponsor bacu baba dutenga mubamera match guys. Makana batajya barimenya. Ya. Seti. Naguri virgin. Virgin, what is the meaning of virgin? Okay. Arya mu Kinyarwanda babivuga ngo iki? Virgin. Virgin means to be selfish. Oya mu Kinyarwanda bavuga ngo iki ya? Virgin. Inaguri imanzi tuvugisha ukuri. Shaka byakunda ari utwana muri ghetto tuvugisha ukuri pe. Shawapi kabisa. Ngo iki? Wapi. Wari wakazana none muri ghetto. Ya mbere. Ugashaka ukirukana kubera byari byakubaho uramuhamagaye urabizi nyine ugira ubushake wakazanye usanze nuko nashaka kuvuga ni bisheke ariko aba ni Joshua mbere atangiye guseka uriya mubirengo paragitegereje igishego dushaka kumenya abantu bakeneye birengo igishego ujye ubasanga kuri tegu ubongorere kuko hano hari abantu ari n'ababyeyi banjye bari hano chef. Okay, Seti. Nkaho twimanye ko turi muri gate cyari aho ngaho. Tugiye kuganira n'amashaka. Ungatire nyine. Urabizi ari uburyo batubwiye ngo bakobwa mbiyo hari uburyo bakeneye barabanga gukubita sample. Hari icyo akahita afungura noza hano. Kugira ngo akwereke hano ko ugomba kwimatanira nyine agafungura ahita umenya ko ari ibintu ugomba kwikorera nyine runaka. Uwo ni uwa mbere. Uwundi we araza yagera iwawe yakicara muri we akahita asa nk'ufungura umukandara ndabona uri kunyica ndawe kugira ngo agusampuringa agakariso wambaye n'imbere wite nawe uriho n'ikintu wikwiza nyine runaka. Abahungu bari guseka barabyumva neza iyo neza. None wari wa mukobwa uzi ibyo bintu nta kimwe ari mukore. Okay, ngiye gutereta. Okay, let's go. Usanzwe tuziranye ariko bitari cyane ariko ntabwo tuzabira. Yeah, it's okay. Shana ari mukumbuye. Urabiza amagambo arabura. Sure. Ni ukuri kw'Imana. Nanjye. Arya. Hari iki?
urinda oya icyo gihe naba nasohoka umukobwa yaba ari uwo mu migina ntabwo ari uwo indaya se itabizana ako kanya nasohokanye n'umusirimu ariko ntabwo abishaka ariko wenda wowe imagine njye ndi kwakitinga ku buzima nsanzwe n'ubuzima icyo gihe mba nahamagaye indaya kandi wowe nibwo buzima wuzi imanye nahamagaye umukobwa w'inyarutarama indaya reka tubeshe abantu ba okay nari mukumbuye oya ni ukuri pe sure ukeneye iki urigurisha mani urigurisha merese ntabwo ndi kugira ngo ngere kuri yagiye reka bakana kanyarutarama relax we chill let's go was missing you me too for sure yeah so you told me you live where? I live in Canada, but I was here for a few weeks. Canada for popping and chilling. Canada nakuzanye muri ghetto y'icyumba kimwe ubwo Canada icyumba kimwe nicyo turimo Canada ubwo na iyo rivo nabonezeho tuvuga kuri wowe uruwanya Kimisagara nona bukuri Kimisagara rero ndakoresha Canada baba muri apartment thought I was missing you. Nukuri. Nanjye. So tell me. Wala muge. Bro, nifata cyane ni brag. Man, wabaye muge bro. Like you want to kiss me? This is a joke bro. Tubikine ni brag birangire kandi nitinze. Ndakubwiza kuri kw'Imana uburyo usa ntabwo nakugira santima singiye kubeshya kwe. Josh uzi ko ugiye mu butinganyi bwacika. Wafashije leta ukajya mu butinganyi. Sete nshobora kugusigana ukikorana pe. Wabonye uburyo Diance Goy? Nagusigana bagiye. Reka tugakina ko. Nyine urabizi umukobwa gusuye hari uburyo utangira kumukorakora kugira ngo hari uburyo nyine bigiye. Byihutisha tu. Yeah. Thank you. So how are you? I'm good. Yeah. Yeah. So I was saying, yes. Let me kind of help you. Yeah, thank you, baby. I love you. Yeah. Thank you for disturbing my mind. Sasa rero Iva Bravani first of all kugira ngo tumeze n'icyubahiro mu by'ukuri rest in peace ni umuhanzi mu by'ukuri wagaragaje ubuhanga akaba ari n'umwe mu bahanzi nyarwanda bavugaga indimi nyinshi cyane kandi akazivuga neza ayandi mashyi ntaboneka kuri Iva Bravani French English French byose yari abizi pe man Iva Bravani ni n'umuhanzi noneho ikintu gitangaje mu ndirimbo ze habaga harimo message nabishe guhimba uzarebe no mu kiriyo cye kiri kuri YouTube ni umuhanzi bahamagaraga Pastor Rutayisire ngo aze agire ijambo nyine atanga mu kiriyo cye akaza mu ndirimbo ya Iva Bravani kandi atari indirimbo y'Imana amashyi yandi like nkiriya ngo naragukunze umwe nanjye wabonye documentary narayibonye baganga documentary yari imeze Iva Bravani umuhungu w'igikundiro umuhungu wakunzwe na benshi mu by'ukuri Iva Bravani yakundwaga na benshi nanone indirimbo ze zikarangwa n'urukundo kuko yarabugiraga cyane yuko urukundo rutakiraho n'amahomvu Iva Bravani akaba tuvuyemo ni umuntu mu by'ukuri wavugaga indimi nyinshi zigiye zitandukanye kuko yize ku bigo byinshi kandi binahenze News Academy ya Colombienne Riviera ndetse n'ahandi hatandukanye akaba tuvuyemo n'ikimenyimenyi kigaragaza ko Imana yamukunze kuturusha
yagiye adusigiye indirimbo y'Imana niyo ya nyuma yakoze aya mashimwe n'aya ibaze iyo usanga ni Bruce Melody yaciye icyo gihe documentary yari ku Milite Bruce Melody umuntu wamenyekanye ku izina rya Itayi Iwacu yahatashye ni umuntu mu by'ukuri bakundwaga na bose ni umuntu warasabirizaga kandi iyo yamwimaga icyo yagusabaga byaragira gukimuhaye niza nanjye numveho ngiye imbabazi numveho Bruce Melody mu by'ukuri nubwo yakundaga kugira inzenya ariko nimwe mu bahanzi mu by'ukuri bashishikarije abanyarwanda indyo yuzuye mfite sosiso mfite banana urakora keza Bruce Melody akaba atuvuyemo yari afite abana babiri ariko ntabwo yakundaga kubakubita pe umubyeyi dore ndagahinze nunze agati nirimo n'abana sikoresha agatoki ntabwo yagakoreshaga pe Bruce Melody akaba atuvuyemo aho agiye adusigiye ak'inyuma amashyi nyamuneka